gitondo aje gusaba agahanga ka Moridekayi kugira ngo abone uko aza kwiyongeza abayuda bose Moridekayi yavuye mu nzira. Niambia ni kwamba nina shida nipatie 100. 100 nikampea, kuna baki ngapi? Umenioa pesa kidogo. Ninasema ni mwimbaji na tena ni mwinjilisti. Acha tumusi asimame pamoja na timu ambapo wamekuja nao waweze kujitambulisha, alafu watoe salamu. Munaona wako na timu kubwa, tushangilie sana kwa Mungu kwa sababu ni baraka tele mbele za Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ugasuzi tera ni paruwase. Haleluya. Amen. Turishimye, turanezerewe. Tunafurahi kuwaona tena. Ni ibyishimo byinshi. Ni furaha kubwa. Ni ibyishimo bigeretse ku bindi byishimo. Ni furaha kubwa zaidi ya furaha. Twamushimira Imana Goreti. Naitwa majina ni hayo. Mufasha wale wageni. Msaidizi wangu, mzee wangu ni yule ameongoza program. Tuko na watoto 3. Sijui wengine wamekaa wapi. Mmoja ni huyu. Na wengine wanakuja. Tunafurahi. Mimi ni rafiki yenu. Mnakumbuka niliwatembelea. Sijui kama wengi mlikuwa, lakini tulikuwa na nyakati nzuri. Asanteni sana. Karibu hekaluni mwa Bwana na Mungu awabariki sana. Na mimi nilikuwa nimejiandalia kwa sababu nilikuwa karibu kumkataa, lakini niliomba Mungu nikienda huko mlimani. Watu walikuwa wanasimama mama. Kuna mengi ambao utajiri ambao una shida na vichache ambao ni vya utulivu. Unaweza kukubali kitu gani? Ninaweza kubali machache ambayo hayana shida. Eti nimeomba vibaya, lakini Mungu amekuwa ameniandalia. Joseph naye akiongea neno ninakuwa nimeridhika. Wakati umefika naye amenichukua. Mimi nilikuwa yatima nikiishi peke yangu. Mimi nilikuwa wa kwanza kwa shule, wakanipatia 40,000 nikakosa mali nitapeleka. Akasema nitanioa pesa gani? Akasema mimi nitatoa mahari nyingi sana. Utanipea mahari ya pesa 300. Nilikubali kama 300 ni pesa nyingi. Akasema nitakupea. Alikuwa na shida, kaniambia ni kwamba nina shida nipatie 100. 100 nikampea, kuna baki ngapi? Umenioa pesa kidogo. Ninasema ya kwamba amenioa, ametoa mahari kidogo. Kwa sababu nilikuwa nikishajua hayo. Mungu amenifikisha mahali nimekuwa DJ wa mataifa. Utaniongeza pesa zingine kwa sababu nipa mahali. Atakuwa nikitembea kidogo kidogo. Alikwenda kinipea kidogo kidogo. Haitamalizika leo nzima na utaendelea kunipea pesa hiyo. Tutasoma neno la Mungu. Atanipea mahari kidogo kidogo ingine ambayo imesalia. Mahali itafikia kiwango fulani nitakwambia kwamba imetosheleza.
wa 16 hanyuma dusenge twitaye. Ariko abantu baje gusenga tuve cyane kwa amen. Ni mara ya kwanza ninasimama mahali hapa nikihubiri. Ninajaa shukrani za Mungu. Jipeni moyo kwa sababu Mungu anasikia maombi. Sura ya 8 na 16. Ijambo latubwiye ngo nuko 16 abayuda nabo bagira bate nimutansubiza ntabwo ngiye simbivuga ariko mubivuga kugira ngo umenye ko mwageze derara hariho abantu batahagera aba Esteri 18:16 Esther sura ya 8 bagira bate icya kabiri icya gatatu icya kane wabisubira wakampea Mungu utukufu. Wabisubiramo nuko mutarudia ninyi mtarudi. Mambo hayo ni mazuri sana. Ijambo latubajije ngo abayuda nabo bagira bati icya kabiri icya gatatu icya kane ntabwo nje kwigisha ngewe nje guhanura. Si kuja kuhubiri bali ni kuja kutabiri. Endelea kuomba kwa sababu Mungu anasikia maombi. Wayahudi nao walifurahi na kumpea utukufu. Mungu tuamande kuchukua anachukua heshima yako na furaha yako. Ni mambo mabaya, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu ndiye anatuonyesha na furaha yetu na heshima yetu. Amen. Kulikuwa kumetokea kitu gani? Kwa nini wamekosa furaha kwa kiwango hiki? Waraka wa Petro wa kwanza sura ya 2 ni ugiye kuhasoma kubera ko ari ijambo rikomeye mutagira ngo narihimbye. Ari ijambo rikomeye cyane rivuga ikinyarwanda gikomeye kuntu biri mu Kiswahili hero okay. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2:15. Urwandiko rwa mbere rwa Petero, waraka wa kwanza wa Petro, Petero wa mbere mwe mutuka muri Petero wa mbere mwe urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 2:15 bavuze wiki. Havuze wiki kuko iby'Imana ishaka ariko tugira gute? Kwa sababu ya mapenzi ya Mungu kwamba kwa kutenda mema mzibe vinywa vya ujinga. Kuko iby'Imana ishaka kwa sababu ya mapenzi ya Mungu ariko tugira gute? Ariko tushibisha na kunyamazishwa watu ambao hawajui kutenda vyema kwetu. Mungu anapenda tufanye kazi nzuri na pepo wabaya wanyamaze. Kushibisha ni Kinyarwanda gituma kwiyeshinga. Abantu bisi Kinyarwanda neza. Kushibisha ko bizi. Kunyamazisha au Kinyarwanda gituma kuchinga ivuga kuki? Kunyamazisha. Neno la Mungu linavuze ngo kuko Imana ishaka kwa mapenzi ya Mungu watu kwa kweli. Mungu anataka tufanye matendo mema ili wapepo wabaya wanyamaze. Kwa sababu ya mapenzi ili muweze kunyamazisha wapepo wabaya. Wale wapumbavu kwa mapenzi ya Mungu. Amen. Kama umetenda vizuri, sauti za pepo wabaya wananyamaza. Yale anakuambia usifanye mambo haya. Yale ambayo utakuwa mgonjwa hayo mapepo wabaya yananyamaza. Mungu anataka tutende vizuri. Ni kutenda vizuri. Ni lazima tuseme wote. Ndivyo ilivyo. Watu wamekwisha fika katika maji mengi ndivyo. Amen. Mungu anataka tufanye mapenzi mema, yale yanayotuwinda yaweze kunyamaza. Ili
akafurahi. aravuga ati njyewe mubona, Akasema mimi mnayemwona, atekeshereza abantu be nyine abakomeye abamwegera, wale ambao ni viongozi wa karibu ya mfalme huo wote, ibyagezeho abereka imishinga, aliwaonesha yale miradi alikuwa nayo yote. mwabibonye twabibonye mwami. Akasema eti mumeona ninyi nyote. arangije aravuga ati by'umwihariko rero si ibi gusa, Akasema cha kipekee si haya tu, ubu ndeba mfite umugore mwiza w'icyubahiro, hata hapa nina mke mzuri mwenye heshima, mwiza w'icyubahiro, nina mke mzuri mwenye heshima, mfite umugore mwiza, hapa nina mke mzuri igihugu gifite umugore mwiza, katika nchi hii, ni mimi nina mke mzuri, Imana yamushyizemo kote, kwa sababu Mungu ameweka mambo ya siri. Kuna yule ambayo Mungu ameamsha ili aweze kunisaidia. Mungu anatoa ili aweze kutoa aibu kwa taifa lake. Mungu hatakosa njia atakayopitia. Mungu hatakosa njia ya kupitia ili kukupatia baraka. Akawaambia waume 7, nenda mkamlete. Ilikuwa ni kiburi kimemjaa. Siku hiyo ametoka hadharani na kwenda kando. Akasema mfalme anatuita, anatuambia ukuje usikie, kwa sababu mfalme anakuitaje, anakukutaji katika mkutano huu ya sherehe iliyotoa. Vashita akasema haiwezekani, mimi siwezi kwenda huko tena. Ilikuwa hivyo, hakuna atakaye mdharau mfalme, hawezi kumdharau mfalme. Akasema mimi sina muda wa kwenda huko, mimi nina watoto wangu na vijakazi wangu, na mimi nina sherehe, mimi sina wakati. Mungu anafikiria juu yako, Mungu anafikiria juu yako, Mungu anafikiria kwa mambo yako, Mungu anaandaa mambo yako, Mungu anaandaa mambo yote. Walipomaliza wakatoa habari, wakasema yale tuliyoyaona hayawezekani, haiwezekani. Akasema siwezi pata muda huo, mimi siwezi kuja. Mfalme akahuzunika zaidi. Kuna watu ambao wanahusika na kutoa ushauri. Akamwambia mfalme ushie, kwa sababu umedharauliwa, utatafuta jinsi mapigo ambayo utampiga. Nitafanyaje? Jinsi ilivyo ni kuwatafuta wasichana warembo katika nchi. Tutawachukua warembo katika nchi hii, na yule watakao kuja nafasi ya Vashti, usipomwadhibu wake wote wa nchini watatudharau. Wanaume wampepee Bwana Yesu. Mshukuru Mungu ambaye hawakuweza kuacha wanawake washambulie. Ukimwambia mume akutolee kiatu, unamwambia toa kwanza. Sisi tunawatii waume zetu kwa sababu ni sheria ya Mungu. Amen. Wakati huo, amen. turebe yuko twatoramo umukobwa usimbura Vashiti kuko yarenze kwitegeko ry'umwami akamusuzugura kugira ngo hatazagera n'uzongera kubikinisha. Barabatoranya kumva Imana yashakaga na Esitera zamu. Tume cyane bawe. Na Esitera agira ate? Imana ati cyambere kirabaye. Barabamurika rero sasa. Bakavuga bati rero dere buri nakazanye hagenda umuntu umwe umwe, hagenda umukobwa umwe nyine bagende batoranya. Ubwo hakaza wa mbere. Kaza yinyonga cya. Abamisi bagenda murabizi. Ntabwo mubizi. Ariko n'abamisi bagenda agera bibonye kuri televiziyo, ariko bagenda gutya nyine, none umukobwa yari imbere y'umwana, umwana yamukubita amaso atunga yazambitse ukweto mu mutwe. Akabamwigisha akigenda. Ati mujyane uyu gusirana mwemera. Bagatumiza undi nawe yaza, akaza gutya n'akakweto kajya bati ati umukobwa azamubitita. Wowe ugenda gutya ati nawe mwihore mugende. Hakaza undi yamureba ukuntu yamugejeje cyane undi yamugejeje hanya akavuga ati uyu nguyu yambaye n'utugeza tugize gute, akavuga ati wowe noneho ati ntabwo bizava. Umwe w'Imana yateguye yari ahari. Tume cyane mwame.
aratambuka agaciro n'amavuta aratambuka mu mavuta umwami amureba intambuka umwami amureba igihagarara aravuga ati nibura uko agenda ati nibura uko akeruka ati nibura ariko hariya uba witeka uko azenguruka ati nibura namba n'uyu akimukubita amaso ahita aramureba baravuga ati n'uyu nguyu atubona uyu nguyu aravuga ati n'uyu nguyu ati abandi bose abasigaye n'ubihorere uyu nguyu ni abagiye atyo abageze ngaha tuvuge cyane rwanda kumbe muri icyo gihugu hari harimo umugabo ndamwita mubi ndamwita umwana mubi ndavuga ku ikinga ryenzane hari hariho umugabo wari warazengereje abantu b'Imana Hamani yari umuntu mubi sindabona umuntu mubi umeze nkawe sijya agenda agira utwuzukuru twamushitseho kera ariko natwe tutitonda nitutitonda tuba twene wabo na Hamani ni ikibazo gikomeye Hamani agira cyagenda mwinjirira umwami urumva ko Sitera amaze kugerayo Esiteri ntagezeyo ugira ngo byari bikemutse hari ibintu bizana ibisubizo ariko ubundi bitari byari ibisubizo senga Imana bizana ibisubizo byane abantu baje gusenga muri Gatandatu senga Imana bizana ibisubizo bifatika uziko ibisubizo bizana ariko nakabigira ibintu by'ibitunguri warangiza ariko nakabyivangavanga akabyivangavanga kuko byaje turahamagara Imana izi dukubita ibintu byaje byivangavanga mu bintu byacu umwami ngo rwose ngo hano hari ubwoko ngo bwatataniye kure umwe buri mu majyepfo buri mu majyaruguru ubundi buri muri za Kenya abandi ngo bari za Gigomba abandi ngo bari muri za Nyarugenge abandi ngo bari ngo abantu baratataniye ntacyo bamaze ngo bankope hanyuma tubakoresha icyo dushaka kuko umwami nta kintu yari abiziho araje agatuke niba ntacyo bamaze ngaho bajyane ubakoresha icyo ushaka ariko mbabaze ngo mu by'ukuri ntacyo tumaze ubu ntacyo tumaze kose n'amasengesho maze iminsi usenga ubu ntacyo tumaze aho abantu basenze Imana bahagarika imvura yica abantu imvura ikagwa y'umugisha ubu ntacyo mumaze abasenze Imana haleluya barataha Imana yaciye amasengesho ko mubona ibintu biteye mukajya ngo biroroshye hari ibintu biba byaje gutabira ukuntu bimeze ariko gikomeza usenga umwami aravuga ati ngaho genda ubajyane aragenda yandika inzandiko sha aravuga ngo inzandiko aragenda zikwiza mu ntara zose abayuda bagomba gupfa abayuda bagomba gupfa abayuda bagomba gupfa abayuda bagomba gupfa kumbe Imana yari mu kazi haleluya bose kumbe Imana yari mu kazi ibyo bintu barabyandika amatangazo yose barakwiragiza kumbe ku irembo ry'ibwami haba umugabo witwa Morodekayi wubaha Imana umugabo wubaha Imana umunsi umwe abagabo baramanuka nabo bahaze baramanuka umurego wabafashe iby'ibwami byabarenze bagenda bivugisha uriya mwami tuzamwica tuzamukubita akayuyozo mu mutwe tuzamukubite unabwira ati tuzakice unati tuzabigenza gutya na gutya tuzamukubite unati tuzamukubita icumu ahita apfa kumbe Morodekayi yubaha Imana aba yaritaye mu mutwe ati bazica umwami ubu naba ndi he nubwo ndi ku irembo ariko ndi ku irembo ry'ibwami ariko abantu bari kubwira Imana tuvuge cyane bamere ayo makuru bamaze kuhaca bagenda bagira ngo ntawabumvishe kumbe Morodekayi yaritaye mu mutwe abaragiye abwira umwami ati hano hari abagabo babiri Bitani na Tereshi bavuze bati bazakwica ibyo bintu barabigenzura basanga nibyo abo bagabo barabahana babyandika mu gitabo iyo ngingo bayandika hehe narigize ndashaka gukorera Imana ku buryo ibintu uri gukora byandikwa mu gitabo bikazakurengera urugamba twanditseho inzandiko zivuga ngo tugomba gupfa nugerayo ukibagirwa umenye yuko ibintu bikomeye none shakisha ukuntu tubigenza ugenda ujya kwitaba umwami ugenda uduhakirwe ahantu Uwiteka aricyo yakora aravuga ati Morodekayi urambabarira nibwo nyiza ntabwo ngiye kugenda rero umwami atantumyeho yanyica aravuga ati none mubwire abakobwa we ubwo utangiye kwivugisha utyo iyo firiti imaze kukugeramo ukumva ko ntacyo wabarira bene wanyu nushaka ubireke yari yahanutse nawe nushaka urorere nta kintu kizabuza abayuda gutabarwa bakorohera ariko wowe nituyasho haleluya Esiteri yumvishe ayo magambo yumva mwene wabo yasisiye aravuga ati po kama mbaye ni wahandi ni ugupfa no gupfa reka nemere gende naho ariko aravuga ati oya reka tubanze dusenge haleluya mbere yo kugenda reka tubanze dusenge naribuze ngo reka tubanze dusenge tuyibaze amakuru tuyibaze uko byifashe ese Mana ngewe uko bimeze gute barangije bagikubita amavi hasi vuga ngo bagisenga bagikubita amavi hasi Imana
ibaha amakuru. Haleluya, haleluya. Imana irazigira ite? Ibaha amakuru. Basenga Imana. Kumbi bamaze kumugira inama Hamani, umugore yamubwiye ati wowe shaka igiti cya mikoro 50, wowe uzabanza umariko Moridekayi, noneho uzajya kwica abayuda bose, ariko baje kwica Izura mu mutakuba ko atakubaragasa, banza umukure mu nzira ibindi bongo. Urumva ataramushutse. Abantu badafite amakuru bararindagira. Abantu badafite amakuru y'ijuru bagira bati nyine ukora ibyo ubonye nyine bikakugiraho ingaruka. Icya mbere ni amakuru y'ijuru. Haleluya, haleluya. Barangije rero ubwo basenga amasengesho, barayasenga. Bakimara kuyasenga ubwo Esiteri avuga ati none ureka njye kwirengagiza itegeko. Kumva ibintu biri mu masengesho byatangiye gukora. Tuvuge cyane Rwanda, amasengesho tumubwiza bw'Imana bukuzaho, uwamutinya kumurambanyiriza agahita ati natashoteri yarabasora ko bandeba. Akavuga ati nanjye burya ndakwemera, bigatangira buri. Tuvuge cyane Rwanda. Arangije aravuga ati mukomeze musenge, nanjye nirengagiza itegeko nemere njyeyo. Agihinguka ibwami. Vuga ngo agihinguka. Agihinguka. Akinjira. Umwami amukubise amaso ati zite uvuye. Esiteri araceceka agenda yitonze. Esiteri agenda yitonze ati kera bakwiringiraga, babaga bari mu mahoro. Kera abantu bakwiringiraga, babaga bari mu mahoro. None ubwo tugufite ntawe uri murengezi. Umwami yaramubona atavuga ati mbega ubwiza, mbega umukobwa, mbega umwana mwiza. Ati ibi ni ibiki bibaye? Umwami kazabaye iki nonaha? Ati ubwiza bukwe, mbega umwami ukeye Mana yanjye we. Ati Esiteri waje akimukubita amaso ahita arambura inkoni, ahita avuga ati Esiteri. Esiteri atambuka yikora, ariko Esiteri warebye hano umugore wari ku nkoni. Umwami Yesu amutunze inkoni. Amugira ngo amwice kubera ko atamutumyeho, ahubwo arambura inkoni. Esiteri ayikoraho. Byari bishatse kuvuga iki? Byari bishatse kuvuga ngo Esiteri wabo, Esiteri wabo yewe mwabagabo mumuwe ariko Esiteri wabo nubwo ari kuvuga Esiteri nawe ubyishyireho. Aramubwira ati baho, ikimenyetso kivuga ko ugomba kubaho. Reka mbabwire baroga bataroga tugomba kubaho, babitegereza batabitegereza tugomba kubaho. Mwakire kubaho kw'Imana natwe. Arangije Esiteri atambuka mu cyubahiro cy'Imana, abandi bari mu masengesho. Komeza wenyegeze. Aratambuka ati Esiteri, ubwiza ufite, ubwiza ufite, uburanga ufite buranyemeza ko wansaba icyo ushaka cyose mu gihugu nkakimuha. Abandi bari mu masengesho. Haleluya. Abandi barangije barimo basenga, ibwami birimo gukoreka ubwo nijoro. Vuga ngo nijoro. So hagize umuntu uvuga ngo nijoro we. Ngo ryari? Umwami abura ibitotsi. Amaze kubura ibitotsi ariko habaye iki? Saa 5 ziragera, saa 7 ziragera. Kumbe marayika yaraje ibitotsi byose abishyira mu mufuka. Abana banjye barimo gusenga nabo basinzira. Ibitotsi byose marayika arabitwara. Umwami atari ko habaye iki ko basinzira? Atari ko muririmbe numve. Bakaririmba bati muri kuza kwezi. Umwami bagakora mu mutwe bati umwami yadasabye rwose wumve ko yasinzira reka ta. Kumva abandi Imana bari mu masengesho. Aravuga ati ko habaye iki? Saa 6 ziragera, saa 7 ziragera, saa 8 ziragera, saa 9 ziragera. Umwami basoma ibitabo, umwami baramusomera, umwami baramuririmbira, umwami biranga. Naho kumva abandi bati Mana uko wafashaga basaba kuza ikona kuza dufasha unabirinde. Avuga ati ko ibitabo byarangiye, nta kindi gitabo gisigaye ugiye wica ndeba n'amaso mwe. Barangije basoma ibitabo baheruka kuri cya kindi kirimo ingingo. Vuga uti kirimo ingingo. Basoma igitabo kirimo ingingo. Bati umunsi umwe bita na Tereshi baramanutse bagera bagambana umwami, baravuga ngo bazamwica. Hanyuma uwitwa Moridekayi wari kwirembo ry'ubwami arabumva. Arangije aragenda aburira umwami. Uwo munsi umwami ntiyapfa. Ati muretse ategeka araza ati ati umwami ntiyapfa. Abigenje asanga n'ibyo abo bagabo barabica. Hanyuma uwo munsi umwami ababona bugingo n'ubu ntacyo yabaye. Bati babigeze aho bati barekera ngo abe ubwenge uri mu bucya mu gitondo abari hano ari ubwenge. Aravuga ati Moridekayi muri iki gihugu arahari? Bati nyine urumva arahari. Oya musubize uwo Moridekayi arahari? Bati arahari. Uwatumye ntapfa
watumye ngihumeka, watumye ngira ubuzima, watumye negeka intara 120. Uwo mwatari muri iki gihugu bati nyine ari muri iki gihugu ntabwo byageze. Kumbi Moridekayi wamanitse igiti cya mikono 50 Hamani nako sorry, Hamani wamanitse igiti cya mikono 50 yazindutse mu gitondo aje gusaba agahanga ka Moridekayi kugira ngo abone uko aza kwiyongeza abayuda bose. Moridekayi yavuye mu nzira. Kumbi mu gutegura kuza gusaba agahanga ingingo irengera Moridekayi yabonetse mu gitondo saa 10. Reka mbabwire, narigize ngo ukomeze usenge ubisikane, ariko haleluya. Reba kugira ngo umanike igiti cya mikono 50, Hamani amanika igiti. Moridekayi we yibereye mu masengesho, nta makuru nta bindi bindi arimo. Wowe komeza usenge, ibindi ntibikureba. Tugabanya amagambo ubundi dusenge, tugabanya umunwa dusenge, ntabwo ibyo bitureba. Icyatuzanye no kubaha Imana no gushaka amafaranga. Mwebwe mushaka amafaranga mukora akazi muzamura amavuta mubaha Imana, ibindi bisigaye byose Imana izibereyeho. Ubundi sanga ko mwabishobora, murumva mwabishobora. Uriya mugore wagiye uva wamugarura. Tujye gusenga Imana. Ko kazari Imana. Imana yahaza agasuzuguro. Imana yahaza agasuzuguro. Imana yahaza agasuzuguro. Imana yahaza agasuzuguro. Yahagurutse mu buturo bwayo bwera. Ije gusobanurira ibyananiranye. Ije gusobanurira ibidasobanutse. Ije gusobanurira ibyabihishe. Ije guhishurira ibiyabwiye kuro wiki. Yaramubwiye ngo kuro we, unamahemo yawe. Yaramubwiye ngo nzakugenda imbere. Ahatari nyameko yibagije. Wamenya muri inzu z'ibiribwa. Ibintu by'ibyo bazabitaho kabiri. Kuro we. Kuro we. Kuro wacanzwe. Kuro byayobewe. Ahatari n'Imana igiye kuharikaniza. Irangiza ngo niba ibiri hano wahishe, jya Uwiteka mbikuye ndabiguhaye. Narigizaga Imana ibahishurira ibintu bihishe. Imana ihishurira ibintu byakwihisha. Hari igihe ibintu bikwihisha, amafaranga akakwihisha, umugore akakwihisha, umugabo akakwihisha, ibintu ukabibura. Ariko ndagira ngo ubwire Imana ifite ijisho ryo kubizana, ifite ijisho ribona hari ibintu biri. Tugiye gusenga Imana, tutari twasenga Imana, ndagira ngo ubanze ubitekerezo. Ese ukora neza? Imana iravuze ngo irashaka ko ukora neza, ayo majwi kuri mu matwi kuva mu matwi. Imana irashaka ko ukora neza, ayo majwi yakuzengesha kuva mu matwi. Imana irashaka ko wiga gukora neza, ntabwo bipfa kuza. Nawe urabizi ibyaha ukora, urabeshya kuri telefone, uranyanganya, umusuma, uriba, ubigenza ute? Imana irashaka ko ukora neza, ayo majwi yakuzengereje ikagukura mu matwi, nawe ikakugira umugabo nyamugabo. Abagusuzume bagategereza bagahera. Ubona baravuga ati muzapfa mwana muzarindagira, bizabacanga mugaruke. Navuye Muhanga bagati ngo ugiye i Kigali bizakunanira. Bizakunanira umuhanuzi arahanura muri korali. Aravuga ngo Imana yamubwiye ngo nzamara amezi 2. Kuva 2015 reba kugeza 2024. Ubu se nawe cyangwa n'imyaka. Noneho kugira ngo manuke ndakomeza nzamuka negera aho inyanja ziri. Nkomeza negera aho inyanja ziri, nkomeza negera hakurya y'inyanja. Ibikizi ibyo tureba n'ibyo bikubaho. Aho kugira ngo dusubire aho twavuye, turakomeza dutumbagira tuzamuka. Isi n'ibiyuzuye ni ibyacu. Imana ifite ibintu. Urakiranuka. Ibyo ukora bizi. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yacu irareba. Mumbirize ku maso dusenga Imana. Nta bintu by'akavuyo, ntabwo ari iby'ubuntu. Sagira umuntu ureba mu maso. Tugiye gusengera aba bantu. Ukabuze ko ukijije ukaba utambuke hano. Ukavuga ati Yesu nzi no gusenga, njye byarananiye, byambereye nabi, tambuka hano. Nta by'ubuntu bihari. Imana ashaka abantu baza bakezwa, ubundi ikabona igakora icyo igomba gukora. Nawe urabizi ibyo wakoze, nawe wakubonye, ariko Imana irareba. Niba umuntu utamusengera ngo tumusengere Imana, tumubwire Imana ngo Mana mubabarire ibyaha n'ibicumu. Guhera uyu munsi inzira ze zifungurwe, ibyari byaranze bifunguke, ibyari byaragucanze ibutse ubicangure, urihe ngo tumusengere Imana.